Akarere ka Rutsiro gaherereye mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda, kakaba gafite imirenge 13, utugari 62, kakaba gatuwe n'abaturage 335 na 526. Kimwe n'utundi turere rero, muri gahunda ya guverinoma y'u Rwanda, akarere ka Rutsiro ntikatanzwe ku rugamba rwo gukorera ku ntego. Bufatanyije n'abaturage bako, ubuyobozi burangajwe imbere n'umuyobozi w'akarere Ayinkamiye Emerance, buhiga imihigo buri mwaka ishyirwa mu bikorwa nyuma yo kuyisinyana na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Nk'uko bimaze kuba umuco mwiza, imihigo ibikubiye mu nkingi nke za guverinoma y'u Rwanda arizo ubukungu, imibereho myiza, imiyoborere myiza n'ubutabera, kandi ikagendana n'umwaka w'ingengo y'imari. Muri uyu mwaka binyuze mu mihigo, akarere ka Rutsiro kageze kuri byinshi nk'uko ubuyobozi bwako bwari bwabyiyemeje. Imihigo twihaye muri uyu mwaka ni imihigo ishingiye ku nkingi enye n'ubundi dusanzwe dushingiraho: ubukungu, imibereho myiza, imiyoborere myiza n'ubutabera. Iyo mihigo rero uyu mwaka twahize 72, irimo ubuhinzi, ubworozi, ibikorwa remezo, uburezi, ubuvuzi n'imibereho myiza y'abaturage muri rusange. Abaturage b'aka karere batangiye gusarura ku musaruro w'imihigo akarere kahize. Urugero natanga nuko mu gihe gishize myaka nk'itatu ishize, aho umuntu ashobora kuva inanga Kongo nirajya Rubavu, hanyuma agakoresha amasaha agera muri 6 ku modoka. Uyu munsi wa none rero ukoresha isaha imwe n'iminota mikeya ukaba ugezeyo. Bityo rero nkambona yuko mu by'ukuri guhahirana bitandukanye n'utundi turere bituma n'ubundi nanone akarere kacu navuga ko kari kwesa imihigo mu bijyanye n'ibikorwa remezo. Uretse ibi, akarere ka Rutsiro kuri ubu gafite uruganda rutunganya ubuki, gafite inganda zitunganya ikawa, hari n'urw'icyayi, kandi izi zose zikoresha abaturage b'akarere ka Rutsiro maze ubukungu bwabo bugatera imbere. Ku bufatanye n'umuryango wa World Vision, akarere ka Rutsiro katuje abaturage mu midugudu y'icyitegererezo, aho begerezwa ibikorwa remezo birimo amazi meza. Mu rwego rwo gufasha urubyiruko gutera imbere, bagiye bafashwa gutangiza ubworozi bw'inkoko ndetse n'ingurube, kandi kuri ubu bagenda batera imbere. Ubundi akarere kacu ni akarere k'ubuhinzi. Abaturage, umubare munini w'abaturage ukora ubuhinzi, ni nayo mpamvu imihigo yacu imyinshi yibanda ku buhinzi. Rero muri uyu mwaka twari twarahize guhuza ubutaka, hari n'ibipimo byari biteganijwe, duhiga kongera umusaruro, duhiga kubungabunga ibidukikije dutera amashyamba, ndetse duhiga no gukomeza gahunda ya gira inka mu bworozi, ndetse no guha amatungo magufi urubyiruko rwibumbiye mu makoperative. Ku ruhande rumwe hagamijwe guhanga umurimo, ariko no ku rundi ruhande hagamijwe guteza imbere ubworozi bw'amatungo magufi, cyane ko dufite isoko rinini ari mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ubundi ikiyaga cya Kivu twari dusanzwe dukuramo isambaza, ariko twatangiye kubyaza umusaruro dukoramo ubworozi bw'amafi ku buryo bwa kijyambere bugezweho. Ikindi cy'umwihariko twagarutseho kitari no mu mihigo, ni ugukura abaturage batishoboye badafite amacumbi tukabubakira. Icyo ni igikorwa twakoze kigikomeje. Akarere ka Rutsiro gafite amahirwe menshi y'ishoramari, nk'imwe mu ntwaro yifashishwa mu guhigura imihigo myinshi. Nk'uko nabivuze, dufite ikiyaga cya Kivu. Uretse wa musaruro navuze tukuramo ujyanye n'amafi n'isambaza, harimo n'uburyo bworoshye bwa transport yo mu mazi, aho abaturage bakoresha amato hagati mu karere bava mu murenge bajya mu wundi, ndetse noneho bagakoreshwa n'ubwato bajya no mu tundi turere. Aha navuga nko kujya mu karere ka Karongi, kujya muri Nyamasheke na Rusizi ndetse na Rubavu. Abaturage birabafasha cyane muri transport, kuko
kuko ayo mazi nayo barayakoresha, ari ukugezayo umusaruro, ari uburyo bwo kugerayo nabo busanzwe bajya gusurana uko bafitanye ubuhahirane. Ibi nabyo biradufasha. Akarere ka Rutsiro kari mu misozi miremire, ariko uyu munsi wa none ni nyabagendwa kuko twabonye umuhanda nk'uko nabivuze haruguru. Ikintu cyakura rero abantu ngo baze kuhatura, akarere kari mu turere twera, kagira igice karimo ibice nka bibiri. Igice kimwe keramo kigira amashyamba, akageramo n'ibirayi, akagira n'icyayi. Ikindi gice kikagira urutoki n'ibishyimbo n'ibigori, ku buryo abantu baza kuhatura nta kibazo cy'inzara bagira. Gahunda yo gushyira mu bikorwa imihigo irakomeje, kandi byose bikorwa hagamijwe iterambere ry'akarere muri rusange. Mwabonye ko hari imihanda itunganywa, ari ihangwa ndetse n'ibungwabungwa kugira ngo dushobore korohereza ubuhahirane. Icyo nacyo ni igikorwa tutirengagije mu gukomeza ibi bikorwa bijyanye n'imihigo. Akarere ka Rutsiro rero hagendewe ku miterere yako, ikirere cyako ndetse n'ibikorwa remezo gakungayeho, ni ahantu heza ho gutura, gukorera ibikorwa by'ishoramari ndetse n'ibindi, kandi byose nta kabuza ni ibigambiriye gutuma abaturage bako babasha kugera ku iterambere rirambye.